bano bagizi ba nabi bahise binjira mu nzu baramufata baramuhambira bamupfuka umunwa. Bakimara kumukorera ibyo bintu nibwo noneho bamufatanyije ari babiri bamurambika hasi bamukuramo imyenda bayishyira ku ruhande barangije bamufata ku ngufu. Muri ino minsi hasigaye hariho imbaraga z'abarozi mu buryo butandukanye kandi umuntu akakuroga ku buryo wowe ubwawe wifatira umwanzuro wo kwiyambura ubuzima ndetse ntibabe bakurikirana ngo bamenye ikintu cyaba cyihishe inyuma y'ibyo bintu byaje kuba byagukorerwa. Ngira ngo hari inkuru twigeze kubona yo mu karere ka Nyanza y'umusore rwose, umusore mukuru nawe bateje imyuka mibi muri ubwo buryo, arangije afata umwanzuro afata icyuma yegera ubugabo bwe yaba intoryi ndetse n'ibindi byose birengaho byose arakegeta arangije ajugunya hariya. Umwana ashobora gufata papa we asambana n'indaya, umwana akabiceceka akabigira ibanga kugira ngo nyina ataza kubimenya maze bikaza kurangira bibaye induru hanyuma wa muryango ugasenyuka. Ariko wakwibaza uti uyu musaza yari afite izihe nyungu mu gufatanya n'umugore wa Kerema mu kujya gushaka izo ndaya Kerema aryamanye nazo? Noneho ari naho ndi buze kugaruka ku imenagurwa z'imodoka za mwarimu Kerema kandi iki gikorwa kikaba ku munsi ari bushyingurweho. Ese noneho abantu barariraga zino modoka bari hehe, baherereye hehe? Rero ndagira ngo nibo turi kumwe hano muri kino kiganiro wibuke gukanda subscribe, wibuke gukanda like, share ndetse na comment kugira ngo tujye turushaho kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Ariko nawe niba nyine warakanze subscribe reka mfate umwanya ngushimire cyane nkubwira ngo uri umuntu w'agaciro kuba ufata umwanya ukabana natwe hano ku Ivuko TV. Ngiye turi kumwe hano ni God Kwizera, nyemerera tugendane neza muri ino nkuru. Ibi byabereye mu karere ka Nyagatare, ibintu bijyanye n'umwana w'umukobwa w'imyaka 9 waje gufatwa ku ngufu ndetse bakamuhemukira ku buryo buteye ubwoba. Bimwe mu bintu ndi kugenderaho mvuga yuko aba ari abagome kandi mu by'ukuri bagenda bagahemuka nta kintu na gito bagamije kugeraho, ahubwo ari ubunyamaswa n'imitima y'ubugome bifitiye. Nuko bano bagizi ba nabi baza mwa runo rugo baje bitwaje piridansi. Wumve yuko nyine bari bacunze bakamenya neza ko muri urwo rugo umubyeyi waho ntawe uhari, ahubwo bari buze bakasanga uwo mukobwa w'imyaka 9 witwa Igirimbabazi Marie Chantal ndetse akaba ari nawe wari imfura yo mwa runo rugo. Bakigera muri runo rugo rero bakomanze, umwana agira ngo ni nyina we utashye kuko nyina we yarari mu gasozi yagiye nyine gushaka ibindi bikoresho cyangwa se ibindi biribwa bari bwifashishe nijoro. Mu kuza gukomanga uno mwana akingura azi yuko ari mama we utashye. Bano bagizi ba nabi bahise binjira mu nzu baramufata baramuhambira bamupfuka umunwa. Bakimara kumukorera ibyo bintu nibwo noneho bamufatanyije ari babiri bamurambika hasi bamukuramo imyenda bayishyira ku ruhande barangije bamufata ku ngufu ndetse bakoresheje piridansi. Umve yuko mu by'ukuri hari ukuntu umuntu akora ikintu yakigambiriye ariko waza gutekereza nyuma ukibaza uti ese koko nk'umuntu waje gukora kino gikorwa yari bwungukire he? Byibura tuzi yuko wenda iyo umuntu aje akakwiba bya bindi akwibye aba ari bugenda akabigurisha amafaranga yayaguramo ibyo arya yajya kuyanywera, ariko byibura hagaragara inyungu yari afite muri icyo gikorwa yari ari gukora. Ariko se nk'umuntu uje agafata umwana w'imyaka 9 yarangiza akamuhohotera muri ubu buryo akamwambura ubuzima muri ubu buryo, muri iyo nzu aho hantu ageze akaba harimo imyaka harimo ibintu bitandukanye, agasohoka nta kintu na kimwe akuye muri iyo nzu. Nicyo kintu cyaje gutuma rero abaturanyi ndetse n'ababyeyi b'uno mwana bavuga yuko umuntu wabahemukiye atari umuntu wa kure ahubwo ari umuntu wa hafi ubazi neza ndetse bashobora kuba bafitanye ikibazo. Ngira ngo namwe mudukurikirana ku Ivuko TV mujye muduha ibitekerezo mu by'ukuri kuri zino nkuru tugenda ducishaho, turebe yuko byibura kino kintu kijyanye n'ubunyamaswa buteye gutya hari ukuntu wenda cyazagira kikavaho burundu. Ni henshi na henshi twagiye tubona inkuru nk'izi ngizi, ariko abaturage bagasaba yuko leta y'u Rwanda yagaruraho igihano cyo gupfa kugira ngo nyine habe hahoshwa zino ntambara cyangwa se zino mfu za hato na hato, aho abantu bagenda bahemuka n'umuntu yafatwa akajya gufungwa ndetse n'abandi nabo bakaza bakabikora gutyo nyine burufashwe wese akajya gufungwa. Habaye hariho igihano gikakaye umuntu akaba bizi yuko igihe cyose ari buze gufatwa akoze icyo gikorwa kibi cy'amarorerwa ari buze guhanwa ndetse ku buryo buteye ubwoba. Uko biri kose n'abandi bari inyuma batinya gukora amahano ameze gutyo.
niyo mpamvu rongera ngo ibi tubigarukeho buno bugome tuze kubuhuza n'ubugome bwaje gukorerwa uyu mwarimu Clement. Uyu mwarimu Clement we ubwe niwe wifatiye umwanzuro aragenda ajya kwiyahura mu kiyaga cya Muhazi. Wenda nubwo abantu bamwe bari kugenda bavuga ngo hari abagiye ngo baramusunika ngo agwamo, ntago uyu mwarimu Clement nta muntu wigeze amukoraho ndetse nta n'umuntu bari kumwe ajya kwinaga mwa kino kiyaga. Ariko nyine nk'uko nabibabwiye, muri ino minsi hasigaye hariho imbaraga z'abarozi mu buryo butandukanye, kandi umuntu akakuroga ku buryo wowe ubwawe wifatira umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, ndetse ntibabe bakurikirana ngo bamenye ikintu cyaba cyihishe inyuma y'ibyo bintu byaje kuba byagukorerwa. Uyu mwarimu Clement agiye gufata umwanzuro wo kwiyanaga mwa kino kiyaga, yaragiwe ubwe aganira n'abasare bashinzwe gutembereza abantu nyine muri kino kiyaga babatwaye mu bwato. Aramubaza ati ese buno bwato kubutwara hari imbaraga zindi bisaba? Abasare baramubwira ati upfa kuba uzi kunyonga, nubwo waba uzi kunyonga igare nawe wajyamo ukitwara. Baramubaza bati ese nk'umuntu yitwaye akarohama byagenda bite? Baramubwira bati aya majire tuba twabambitse iyo umuntu arohamye bimurinda kuba yakwibiramo hasi, natwe biratworohera kuba twamutabara. Ayo makuru yose arayakusanya, amenya yuko igihe cyose yaza kwitwara mu bwato agakuramo iriya jire agasimbuka akagwa mu mazi, abantu baza kumutabara byaza kuba byabagora. Bimwe rero mu bintu ndimo gushimangira yuko uyu mwarimu Clement ari ikintu cyihishe inyuma y'urupfu rwe, ndi kuvuga yuko hari abantu bamugiriyeyo ubwe bakamuteza ikibazo mu mutwe ku buryo atari bubashe kwikontorora, yarangiza ubwe agaza gufata umwanzuro wo kugenda akiyahura. Ngira ngo hari inkuru twigeze kubona yo mu karere ka Nyanza y'umusore rwose, umusore mukuru nawe bateje imyuka mibi muri ubwo buryo, arangije afata umwanzuro, afata icyuma yegera ubugabo bwe, yaba intoryi ndetse n'ibindi byose birengaho, byose arakegeta, arangije ajugunya hariya. Kandi ibyo byose abikora ari mataka, ari mababara, ariko nyine bitewe n'uko ari iyo myuka bamutereje yo kuba atabasha kwikontorora, ibyo bintu byose arabikora, ibintu byose ubugabo bwarakegeta akuraho. Abaturage nibo baje guhurura basanga yabirangije, bamujyana kwa muganga. Sinzi impamvu rero kino kintu kitari mu gutekerezwaho ku bijyanye n'urupfu rwa mwarimu Clement, nk'umuntu wari ukunzwe, nk'umuntu wari ufitiye umumaro ibikorwa, wari ufitiye umumaro igihugu cyacu muri rusange. Ngira ngo ninjya gukomeza ino nkuru hari amakuru amwe namwe ndi bugende namwe muri buze kwifashisha. Hari ibintu byinshi byagomeje kugenda bivugwa yuko ngo ibintu byaba byishe inyuma y'urupfu rwe, harimo umugore we basezeranye ndetse ngira amakenga. Ndibaza Clement ko muzi Clement yiyahuye ati tubanza gutera bosanse na amadeni nta mugabo utagira ideni. Uretse n'ideni n'igihugu kigira, uretse n'umugabo n'igihugu kigira ideni. Ntago ideni ryatuma Clement yiyahuye. Kumbi nza kumenya amakuru y'ibivugwa Clement amaranye igihe ikibazo we n'umugore we. Umugore we Clement yagize ibibazo afata ideni. Kubyumva, fata ideni ashyira mu ngwate yanzuye y'Imuhanga. Amafaranga ajya kwikora business n'ibiki. Noneho aza kugira ikibazo cyo kwishyura. Hari ibintu byagiye mutwara amafaranga menshi, birimo iyo website, irimo n'ibindi nako n'umuntu ntiyabura n'ibindi bintu bimutwara amafaranga. Clement aravuga ati ibi ntabyo, reka iminsi najyaga mfata nkajya n'Imuhanga mbe nyikoramo, ndeko narekipera nkishyura rya deni neza nkasubira ku murongo. Kumbe nk'umugore ngarimo aramubwira ngo Kigali ngabayiriwe mu ndaya, ngo ntihajyana amafaranga yose, ngo ntihagira ate, nta contribute mu rugo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abandi nabo ngo ku ruhande bakamubwira ko umugore nawe afite ukuntu ayo nta makuru avuga. Noneho Clement bimubana byinshi, ahita ahagarika burundu no gusubira n'Imuhanga. Kuwa gatanu mu gitondo umugore we yakoze kuri sebukwe ariwe papa wa Clement ati ngwino tujyane njye kugwa gitumo umuhungu wawe n'indayazo nihabara zamaze umutungo w'urugo zageze gute. Saa 11 za mu gitondo bari bamugezeho, barasaka inzu yose babura umuntu. Clement
ngo ijambo yamubwiye ngo yaramubwiye ngo uzanyitire ku mwana kuwa gatanu ejo bundi. Ku mugore ntiyamenye iki umuntu ashaka kuvuga. Nabo bari bafitanye gahunda y'imikoranire bose kuwa gatanu yarabahamagaye. Umwe mu byirozi ngo hari ahantu ngiye kujya kandi nshobora gutindayo. Ngira ngo murabyiyumvira neza muri ano majwi aho bari kuvuga yuko uyu mwarimu Clement yaba yaraje kwiyahura ngo kubera amadeni, ngo ariko nanone bakabihuza ku buryo yamaze gufata amadeni menshi afata umwanzuro yuko atazongera gusubira mu rugo rwe i Muhanga, ahubwo agiye kuba hafi y'akazi, noneho akagerageza nyine guhandoringa icyo kibazo cy'ideni yari afite. Ariko none ikintu nshaka kugarukaho ni ibintu uno mugabo agarutseho avuga yuko umugore we yatangiye gukeka yuko umugabo we yaba amuca inyuma, ngo ndetse ngo bakamuha amakuru yuko ajya ararana n'indaya, ngo ndetse na Clement nawe bakamuha amakuru yuko umugabo we afite abandi basore baza kumwinjira muri icyo gihe cyose aba ari mu kazi i Kigali. None ikintu nshaka kugarukaho rero hano, buriya ntago umubyeyi wawe cyangwa se buri muntu wese ufite inyungu mu kuba wakubaka, ntago ashobora kuba yakwifatanya na buri muntu wese ushobora kuba yajyana amakuru ku mugore wawe. Buriya umunyabwenge, umubyeyi w'umunyabwenge cyangwa se n'abana, wenda reka nkoreshe n'abana, umwana ashobora gufata papa we asambana n'indaya, umwana akabiceceka akabigira ibanga kugira ngo nyina ataza kubimenya, maze bikaza kurangira bibaye induru, hanyuma wa muryango ugasenyuka. Ahubwo wa mwana yaza kuba intwari akaba yagenda akegera papa we ngo papa narakubonye uri mu makosa ya naye, uri guca inyuma mama, ariko nakugiriye ibanga, ariko ndagira ngo nkusabe byibura ube wakwisubiraho. None ikintu nshaka kugarukaho, ni gute umubyeyi ari we papa wa mwarimu Clement yemewe gufatanya n'umugore we kugira ngo bajye gutamaza uyu mwarimu Clement? Buriya kuba urugo rwubatse, urugo rw'umwana wawe rwubatse, ubifitemo inyungu kuko barimo barakurerera abuzukuru, kandi ba buzukuru bawe nibo bazakugirira umumaro mu gihe runaka wowe uzaba utagifite imbaraga. Bashobora kuzaba bari abantu bifashije, wakenera kujya kwa muganga bakakujyana kwa muganga, cyangwa se bo ubwabo bashobora kuba bazaba ari abadogiteri bakaba bagukorera ubutabazi mu gihe icyo ari cyo cyose nyine unaniwe ugeze mu zabukuru. Ariko wakwibaza uti uyu musaza yari afite izihe nyungu mu gufatanya n'umugore wa Clement mu kujya gushaka izo ndaya Clement aryamanye nazo? Ndagira ngo kino kintu muze kucyumva nk'abantu bakuru, namwe mube mwashyira mu kuri. Keretse wenda bibaye urugo rwa mwarimu Clement rutumvikana no kwa se wa Clement, kuko nyine ari henshi na henshi tugenda dusanga aho umugabo aba yarashatse ariko ugasanga se w'uwo mugabo cyangwa se na nyina, ababyeyi be ntago bishimiye ko abanye n'uwo mugore we, wenda bitewe n'uko iyo miryango yombi ifitanye inzigo yahereye kuva kera kose, akaba ariyo mpamvu bakwifuriza gusenya. Ariko ababyeyi bazima ntago bashobora kwifuza yuko umwana wabo asenya. None ni gute barimo gufata uru rupfu rwa mwarimu Clement bakaruhuza n'uburyo ngo yarabanye nabi n'umugore we, barangiza bakabihuza n'uko ngo uyu mugore wa Clement we na sebukwe ngo bagiye gushaka indaya ziryamanye na mwarimu Clement? Iki kintu muze kucyumva neza kandi mugisobanukirwe. Noneho ari naho ndi buze kugaruka kwimenagurwa z'imodoka za mwarimu Clement, kandi iki gikorwa kikaba ku munsi ari bushyingurweho. Ese noneho tuvuge yuko ibi nabyo umugore we ari ubyihisha inyuma? Ese wenda nibo ari ubyihisha inyuma, muri iki gihe yari afite umwanya wo gupanga iyo mipango yose yo kujya kwangiza ibikorwa by'umugabo we? Ese nanone twibuke yuko izi modoka cyangwa se bizinesi zose mwarimu Clement yari afite n'ubundi zigomba kuba iz'abana be ndetse n'umugore we, ibyo birumvikana. None se nibo mwarimu Clement yari amaze kwitaba Imana asize umugore we basezeranye ndetse banabyaranye, ibi bikorwa ntabwo bigiye kuba iby'umugore? Ese uyu mugore niwe ufashe umwanzuro wo kuza kwiyangiriza? Ese ubundi zino modoka aho zabaga guhera imyaka 9 yose no mwarimu Clement amaze yose yigisha ku bintu bijyanye na permis provisoire ndetse na permis nyine uruhushya rw'agateganyo, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu, izi modoka ze ntizagiraga abazamu bazirarira aho zararaga nyine ku kibuga? Ese noneho abantu barariraga zino modoka bari hehe, baherereye hehe? Kuki bano bantu bo badakurikiranwa? Niyo mpamvu ndimo kuvuga yuko abantu
barariraga zino modoka za Clement, by'umwihariko n'abandi barimu nyine babaga hano kwa kino kibuga, ndetse n'andi makampani bari bahanganye ku isoko ry'umurimo. Bano bantu nibo bakwiye kubanza gushyirwa mu majwi mbere y'uko baza kwibanda ku mugore we ngo niwe wabatumye uno mwarimu Clement yiyahura. Ni ibintu mu by'ukuri bibabaje biteye agahinda, aho umuntu apfa ndetse bagafata n'ibintu byari busigare bitunze umuryango we, barangiza bakabyangiza ku buryo buteye ubwoba. Ngira ngo nimuza kwitegereza zino modoka zaje kwangizwa gutya, aba bantu nta gahunda bari bafite yo kuba bakwiba cyangwa yo kuba bakwiba bimwe mu bikoresho bigize zino modoka, ndetse umugambi wabo ntabwo wari ukuza kwiba, kuko bashoboraga no kuba bazifata nyine n'ubundi bakazitwara, cyangwa se bagatwaramo bimwe mu bikoresho bikomeye, bakazana imodoka bakagenda ibikoresho bimwe na bimwe bakabikuramo bakabipakira. Ariko ikimenyetso cy'uko bano bajura nta bugome bundi cyangwa se bano bajura nta kintu kindi cyo kwiba bari bagamije, ahubwo bashakaga gutanga ikimenyetso cy'uko igihe cyose hazagira undi muntu uhaguruka mu muryango wa mwarimu Clement akajya guhagarara muri bino bikorwa bye byo kwigisha, nawe azagirirwa nabi ndetse nawe bizarangira apfuye nabi nk'uko mwarimu Clement yaje kuba yakwitaba Imana. Ubu bugizi bwa nabi nitubuhuza na buriya bugizi bwa nabi bwabaye kuri uno mwana witwa Igiraneza Marie Chantal wo mu karere ka Nyagatare, turaza gusanga yuko buno bugizi bwa nabi bwose buteye mu buryo bumwe. Kuko niba abajura baje bagafata imodoka bakazimenagura kandi bakazimena ku munsi mwarimu Clement ari bushyingurwe, ni ikimenyetso cy'uko bari bafite amakuru y'uko nta muntu n'umwe uri buze kubakurikirana, kandi ni ikimenyetso cy'uko bari bafitanye amakuru bo n'abazamu bararira zino modoka, kuko zino modoka ntago zararaga zonyine, icyo kirumvikana. Izi modoka zabaga zifite abazamu bazirinze. Ariyo mpamvu ibintu ndimo kubihuza n'ibintu byaje kwa mu karere ka Nyagatare, aho abagizi ba nabi baje bagafata umwana w'umukobwa w'imyaka 9 bakamufata bakamupfuka umunwa, bakamufata ku ngufu bakoresheje piridansi, barangiza umubiri bakawucamo ibice, igice kimwe muri toilette, ikindi mu cyobo gifata amazi, barangiza bagafata ibintu byose byari biri muri iyo nzu bakabinyanyagiza ntibagire ikintu na kimwe batwara. Ni ubugome busigaye bwarateye muri ino minsi, aho abantu baguhemukira nta nyungu na nkeya na ntoya bagutegerejeho, ahubwo ari ukugira ngo baguhe ikimenyetso cy'uko bakuri hafi, bisa nk'aho bari kuguha gasopo. Rero nshuti bakunze mudukurikira hano ku Ivuko TV aho muherereye hose, nzi yuko mudukurikira, nzi yuko mwumva inkuru zacu za buri munsi, namwe mujye mwibuka kuduha ibitekerezo turebera hamwe kuri ibi bintu, kuri ubu bunyamaswa bugenda buba hirya no hino, ndetse tugaruka no ku kintu abantu bamwe bagomeje kugenda basaba yuko hagarukaho igihano cyo gupfa nk'uyu muntu nyine ufashwe akora buno bugome bumeze gutya, akazanwa aho yakoreye ibyaha, akaburanishwa cyamuhama, bakamukatira urwo gupfa nawe bikarangira. Rero reka nsoreze hano kino kiganiro, kandi nshimira buri muntu wese tubana hano ku Ivuko TV wakoze subscribe, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore tujye turushaho kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Nawe wakoze subscribe, reka ngusabe ngo ukande like, share ndetse na comment, kuko nabyo ni ingenzi. Ngiye twari kumwe hano kuri uno murongo na Rigad Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.